ntabwo ari gufata phone no mu gihe wenda bibonye ntagutere na bipe cyangwa ngakwereke ko hari ibintu yarahugiyemo please. Ayo ni amacenga ari beyond kuko wowe mukundana ushobora kwifata nk'ibisanzwe kandi urukundo rwanyu rwarageze mu marembera mu buryo buri integrity, ntabwo yashatse guhita bikwereka byoroshe. Nshuti zanjye, impamvu nahisemo kuvuga kuri iyi topic y'uyu munsi nuko hari abantu baremerewe bakomeza gutakaza umwanya wabo muri relationship yarangiye kera. Ikintu kibigutera biragoye kwiyumvisha neza ko umuntu mwagiranye ibihe byiza by'akadasohoka k'igihe cyagera akaba adashaka no kukumva ijwi ryawe mu matwi ye, akagera igihe akumva ntabwo ashaka kubona message call cyangwa se kubona call yawe muri telefone ye. Muri make wamuhamagara agatangira kukubonamo ikibi. Wahageze kuri Comeka TV n'ibisanzwe, muracyari kumwe n'umuhuza w'ibyegeranyo ibidasanzwe uzazigera wumva ahandi ku isi, hakubiyemo bya bindi bizagufasha guhindura ubuzima, ibitekerezo ndetse n'imikorere. Nitwa BYT, amazina yo ntajya ahinduka. Wowe ukiri mushya kuri channel, gahunda no gukanda subscribe ndetse ugakora share, warangiza ugatanga igitekerezo binyuze aho handitse comment. Ikiganiro ni today you must know that uburyo byaba. Nshuti yanjye, niba uri muri situation yego biri complicated, biri very difficult kubyakira, ariko you have to be out of the dilemma. Uri mukuru, reka gutakaza igihe cyawe ku muntu utakikwitaho my friends. Erega umuntu mushobora gukundana hari icyo agamije cyangwa akeneye kukwexploita by'iyi minsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ibyo birangiye ashobora guhita kureka bikarangiriraho. Umuntu arakwexploita, umuntu ibyo yaragamije mu rukundo yarabibonye cyangwa se ibyo yaragamije yarabibuze, ahita avuga ati kuba mbibuze reka nze mpite nigendera gutyo. Ubundi icyo ukwiye kumenya muri relationship nuko umuntu muri kumwe afite uburenganzira bwo gukomezanya nawe cyangwa akakureka bitewe nuko abyumva. Gusa niba uri kunyura muri ibi bihe urasabwa kwisobanukirwa, aho ugatangira kuba ubuzima bwo kuba utamufite my friends. Hari ababifata nk'ibigoye cyane kandi nibyo koko umuntu mwabaye neza, wigomwe time yawe, yego nibyo wigomwe byinshi uritanga, ariko nagira ngo nkubwire ko ikintu kimwe nshuti yanjye, kora reflection. Urasanga uwo muntu ukubuza umutuzo, waravutse ukagera ku isi ugasanga nko mu myaka 15, wagize iyo myaka nka 15 ugasanga umuntu ntabwo mwari muziranye. Aka kanya tuvugana ndagusaba ikintu kimwe, kora iyo reflection. Umuntu muri relationship ku myaka 15 yawe urabona mwari muziranye? Niba igisubizo urasanga kiri opposite nuko wari wabitekereje, ubwo uko niko kuri yuko n'umuntu ashobora kugenda. Kandi niba umuntu waravutse ugakomeza ubuzima ugakura ukagira cyagiye nyine ugira inshuti, ugahura n'abantu bitewe na situation, ukagera ahantu, ibyo nibyo byaguhaye inshuti kuko mwahuriye ahantu runaka. Ariko ntabwo umuntu mwavutse muziranye, ntabwo mwavukiye igihe kimwe, ntabwo mwareranwe, ntabwo mwakuranye ukiri urusoro wenda ngo tuvuge ko ariho mwabaye inshuti. Wenda abantu bakuranye nabivuga nko mu rusoro rumwe, aho birashoboka guhita wumva ko byagorana gutandukana kuko mwamufitanye like igihango cy'ubuzima, like foundation y'ubuzima bwanyu yabaye igihe kimwe kandi bera ahantu hamwe, aho biragoye kubyumvisha. Ariko ni gute umuntu waje mu buzima bwawe, umuntu wakuze ugasanga ari ku isi cyangwa se ugasanga ntabwo muri direction imwe, numara kureba neza niba iyo wasoje gukora reflection ku myaka yawe 15, uwo muntu ukomeje kukubuza umutekano wabona mwari muziranye,
Today you must know that